mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Reka nongere mbasuhuze inshuti bakunzi, by'umwihariko abakunzi b'ijambo ry'Imana. Reka mbasuhuze cyane kandi mbifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza Imana yongeye kuduha kugira ngo dusangire ijambo ry'Imana. Mbere rero yuko dukomeza, reka tubanze dusenga Imana, twihe Imana muri uyu mwanya tugiye kumara twigana ijambo ryayo. Mana nziza, turagushimye kandi turaguhimbaje kuko udukunda kandi urukundo rwawe ruhoraho iteka ryose ntirushira, nta nubwo dushobora kwigera tumenya uko twaruvuga. Gusa icyo tuzi nuko wadukunze kandi ukatwitangira ndetse ukatugirira ubuntu tukabasha kukumenya no kwakira urukundo rwawe, ndetse muri benshi, mu mitima ya benshi hakaba hari inyota yo kwiga no gusobanukirwa ijambo ryawe. Mana rero ngaho dufashe utugirire neza, n'ubundi tubashe kumva, tubashe kumvira, tubashe gukora iki ijambo ryawe ritubwira. Bana natwe dutangira, bane natwe kugeza igihe turi buze gusoreza, kandi utwigishe byinshi bivuye mu ijambo ryawe, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu nimwe dusabye twizeye, amen. Reka rero mbinginge inshuti bakunzi turebe muri Bibiliya, turambure muri Yosuwa igice cya 24, turasoma umurongo umwe gusa wa 15. Yosuwa igice cya 24 turasoma umurongo waho wa 15. Niba ufite Bibiliya yawe ukaba wahageze, reka dusomere hamwe aya magambo, ariko ndagira ngo tuyasome uciye bugufi, urimo wumva neza icyo aya magambo akubwira, nanjye numva icyo aya magambo ambwira. Ni amagambo akomeye cyane umugaragu w'Imana yabwiye Abisirayeli, kandi ni amagambo yagombaga gushyiraho iherezo, agashyiraho n'itangiriro ku gushidikanya cyangwa ku mitekerereze y'imparakubiri. Bibiliya iratubwira ngo, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera, niba ari izo mana ba sogokuruza bakoreraga zo hakurya ya ruzi, cyangwa imana z'abamori, bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Ndagira ngo uyu murongo nkusubiremo, ariko hari ikintu Imana yanshyize ku mutima ngo tuganireho uyu munsi wa none. Ni ikintu kivuga ngo, cyangwa se ni insanganyamatsiko ivuga ngo guhitamo gukorera Imana. Ibi ntago ari mu magambo gusa, ahubwo ni igikorwa kandi kidakozwe hano inyuma bigaragarira amaso y'abantu gusa, ahubwo ni igikorwa gihereye indani mu mutima. Guhitamo gukorera Imana. Iyo baguhaye ibintu 2 cyangwa 3 cyangwa 4, uko byaba bingana kose, bakakubwira bati hitamo, ntabwo uhumiriza ngo upfe kugwira icyo ubonye, ahubwo uritegereza neza mu bumenyi ufite, ukabushingiraho ukareba iki giciro, akaba ari cyo uhitamo. Bibiliya rero hari icyo itubwiye, hari icyo itubwira guhitamo gukorera Imana. Iki ni kimwe, ariko ushobora no guhitamo kudakorera Imana, ugahitamo ikindi wumva wishakiye. Gusa wakabaye umunyabwenge, ukaba ufite impamvu zumvikana. Uyu murongo rero uravuga ngo, kandi niba mutekereza ko ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimwitoranyirize uwo muzakorera, niba ari izo mana za basogokuruza bakoreraga zo hakurya ya ruzi, cyangwa imana z'abamori, bene iki gihugu murimo, ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Nk'uko nari mbivuze, iyo ugiye guhitamo hagati y'ibintu 2, icyo gihe icyo uba ugambiriye mu mutima wawe, icyo uba wumva ushaka, ni uguhitamo icy'agaciro kuruta ikindi. Aho ni hagati y'ibintu 2, ari naho turi buze kwibanda, kuko iyo ibintu bibaye byinshi wenda ushobora kugira urujijo, kavuga uti se miteme ikihe ndeke ikihe, ibi byombi ko ari byiza
niba byombi bikaba ari byiza na biriya byombi bikaba ari byiza, none ndahitamo ikiye ko ngomba guhitamo kimwe? Aho byagutera urujijo, kuko ni byiza byinshi bitandukanye, ariko noneho hari ibintu bibiri byombi byiza, ariko hari icyiza kuruta ikindi. Icyo gihe uhitamo icyiza kuruta ikindi. Iyo uzi guhitamo neza, iyo uzi ubwenge, uhitamo icyiza kuruta ikindi. Noneho hari icyiza, hari n'igipfuye. Ubaye uri umunyabwenge, uhitamo icyiza. Ntabwo baguha ihene yapfuye yaboze ngo baguhe n'inzima hariya ku ruhande ngo uvuge ngo urahitamo iyapfuye yanaboze. Iyapfuye ntabwo uri buyiteke ngo uyirye, nta n'icyo uri buyimaze, ntabwo uri buyorore ngo izabyara, nta kintu na gitoya wabona uzayimaza. Ariko inzima ushobora kuyorora ikabyara ikororoka, ushobora kuyibaga ukayirya, ushobora kuyiha umuntu, mbese hari byinshi wayikoresha kuko ari nzima. None hano ijambo umugaragu w'Imana ari kubwira ubwoko bwa Isirayeli, harimo kubabwira ati mwebwe nimuhitemo. Hari ibigirwamana ba sogokuruza wanyu bakoreraga hakurya ya Ruzi. Hari ibigirwamana by'Abamori. Ibyo bigirwamana murabizi neza, muzi imikorere yabyo, muzi imigendere yabyo, muzi ibyo bisezeranya, muzi icyo bimaze, ibyo murabizi. Ariko noneho nk'uko yari amaze kubibabwira n'amagambo menshi akomeye muri iki gice cyose cya 24, urabona neza ko Yosuwa yatangiye ababwira iby'Imana yabakoreye. Hatangira ababwira aho Imana yabakuye, ababwira ukuntu Imana yabakuje mu Egiputa ukuboko gukomeye cyane, n'intambwe zose Imana yagiye ibateza. Nuko arangije ageze kuri uyu murongo arababwira ati niba mubona ko Uwiteka ari we Mana yacu idufashe, niba mutekereza ko Uwiteka ari we Mana, niba kandi muzi neza ko ari Imana iruta ibigirwamana byose ushobora kwigera utekereza, niba Uwiteka ari we Mana, mukaba muzi ko ari we Mana, noneho kandi mwareba mukabona ari bibi gukorera Uwiteka, uyu munsi nimuhitemo. Ntabwo ari ku mbaraga, ntabwo ari ku gituza, nimwihitiremo uwo muzakorera. Reka nongere nkwibutse insanganyamatsiko yacu iragira iti guhitamo gukorera Imana. Guhitamo gukorera Imana. Yosuwa arababwira ati nimwihitiremo rwose. Uwiteka wabakuye mu Egiputa, Uwiteka wakoze ibitangaza bikomeye mu Egiputa, agakora ibitangaza byo kubakura mu Egiputa, akabaha amazi mu butayu, akabaherekeza n'inkingi y'umuriro, agakora igitangaza cyo kubagaburira. Mbese avuga ibitangaza byinshi, usomye iki gice wabibona. Yosuwa agenda bibasubiriramo, kandi hari n'ibindi bitanditse muri iki gice, nyamara Uwiteka yabakoreye arabibabwira byose. Harangije arababwira ati noneho rero reka mbabwire, mwe kuvunika, mwe kwigora mufata impande zombi ngo muvuge ngo ese turakorera Uwiteka, ese dukorere Bayali, ese dukorere bya bigirwamana byo muri Egiputa by'Abamori, ninde turakorera? Mwikwigora rwose. Niba mutekereza ko gukorera Uwiteka ari igihombo, gukorera Uwiteka ari bibi, uyu munsi nimwihitiremo, mwivunika mufata impande zombi, mwihitiremo uyu munsi wa none uwo muzakorera. Niba ari Uwiteka nimumukorere mwivuye inyuma, niba ari ibigirwamana nabyo nimubikorere mwikwirirwa mufata impande zombi. Yosuwa arababwira ati nimuhitemo uyu munsi wa none. Ndagira ngo nkubwire nshuti uteze amatwi kano kanya, hitamo. Niba ukwiye gukorera Imana, niba ukwiye gukorera Uwiteka, niba ukwiye gukurikira Yesu wese uko wakabaye, cyangwa niba hari izindi nzira wumva ushaka kwinyuriramo, uzinyuremo. Umudendezo ni uwawe. Niba wakurikira idini ukayirutisha Imana, niba wakurikira imari ukayirutisha Imana, niba wakurikira inshuti ukazirutisha Imana, niba wakurikira ubwiza bwawe n'icyubahiro cyawe ukabirutisha Imana, ibyo nabyo guhitamo ni ukwawe. Ariko wifata impande zombi, kuko Imana ntabwo ibyo ngibyo ibikunda. Ntabwo Imana ikunda kubangikanywa. Hitamo none uwo wumva
ushaka gukorera. Hitamo uwo wumva ushaka gukorera. Yosuwa muri iki gice ndetse no kuri uyu murongo twasomaga asoza igice cya nyuma cy'uyu murongo avuga ngo ariko jye n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mwene magambo icyo mbona nuko Yosuwa yari yarabonye neza iby'Imana yakoze, yari yaramaze kumenya Imana neza. Amaze kuyimenya we yari arimo avuga ijambo rivuye ku mutima avuga ati jyewe n'inzu yanjye tuzakorera Uwiteka. Mwene magambo yari arimo avuga ngo jyewe n'inzu yanjye tuzakurikira Uwiteka, jyewe n'inzu yanjye tuzanyura mu nzira y'Uwiteka, jyewe n'inzu yanjye tuzakora iby'Imana ishaka ko dukora. Nyamara hari ushobora kuba wibaza uti ese koko niba nkwiriye guhitamo neza kandi uko guhitamo neza kukaba ari uguhitamo gukorera Imana, none se Imana ndayitamo kubera izihe mpamvu? Ndayitamo kubera izihe mpamvu? Ni lazima mugomba kubanza kuyimenya. Utayizi ntabwo wayihitamo kuyikorera. Utazi Imana neza ntabwo wamaramaza ngo uyikorere. Ntabwo byakunda, ntibishoboka. Njya ntangazwa n'urugero Bibiliya iduha mu byanditswe byera, nko kuri Stefano, nko kuri Petero, nko kuri Yohana, nko kuri Pawulo. Bibiliya iduha abantu benshi cyane bagiye banyura mu bintu bikomeye batari bakwiye kunyuramo. Hari ahantu mu byakozwe n'intumwa Petero avuga amagambo akomeye akavuga ati yewe nimutubwire niba ari byiza gukorera Imana, kumvira Imana, cyangwa se ari byiza kumvira abantu. Ntabwo icyabimuteye ari uko yari yuzuye amarangamutima, ahubwo yari yuzuye gusobanukirwa n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yari yuzuye kumenya neza no kwizera Yesu wabambwe agapfa agahambwa akazuka. Ibyo yari abizi neza. Ntabwo yari abizi kuko ari ibintu yakekaga, ahubwo yari abizi kuko yari azi neza ko ari ukuri. Yabonye Yesu abambwa, abona Yesu yazutse, yumva amagambo ye kandi ahabwa na Yesu. Mana ishimwe cyane umurimo wo kugenda agakora. Petero yari umuhamya wo guhamya ibingibi. Yari umuhamya wo guhamya ko Yesu yabayeho ndetse akabaho adakoze icyaha, akavuga ubutumwa bwiza, akavuga ibyagombaga kubaho ndetse bikanamubaho, agapfa agahambwa akazuka. Ibi byose Petero yari umuhamya wo kubihamya. Nicyo cyatumye akurikira Yesu adatinya inkota, adatinya gufungwa, adatinya gukubitwa, adatinya gutukwa, adatinya kwangwa, adatinya kuba yaba wenyine, kuko yari azi neza Yesu yizeye uwo ari we. Kugira ngo uhitemo gukorera Imana ibihe byose, haba mu byiza, haba mu bibi, haba mu gihe cy'amakuba, haba mu gihe cy'umunezero, haba mu gihe ufite ubutunzi cyangwa utabufite, byose bishingira ku kuntu uzi Imana. Yobu hari ikintu yari azi gikomeye cyane. Yari azi isoko y'ibintu byose. Yari azi isoko y'ubutunzi, yari azi isoko y'ubukene, yari azi isoko y'umunezero, yari azi isoko y'abana, yari azi isoko y'ibintu byose, cyangwa se inkomoko y'ibintu byose. Yari azi yuko ari Imana. Ni nayo mpamvu igihe yari ageze mu gihe cyaho agomba gushidikanya, cyaho agomba kwibaza, atari afite umwanya wo gushidikanya, ahubwo icyabaye kuri we cyari ukwizera Imana. Amaze gupfusha abana be, amaze kubura ibyo yari afite, amaze guhura n'ingorane zikomeye cyane, yavuze amagambo akomeye abantu benshi badashobora kwigera bavuga. Haravuga ngo Uwiteka niwe wabimpaye kandi Uwiteka niwe ubyishubije. Izina ry'Uwiteka rihimbazwe. Nuko yavuze. Mwene magambo yari ari kuvuga yuko azi neza Imana ko ariyo nkomoko ya byose. Umva disi we, niba ushaka rwose kumenya Imana, ukwiriye kumenya neza Imana uwo ari we. Ukwiye kumenya iyo ariyo. Ukwiye kumenya ko Imana ari umuremyi wa byose. Ukwiye kumenya ko ariyo yaremye ijuru ikarema isi n'ibiri mu isi byose n'ibiri mu ijuru byose. Imana niyo yabiremye, niyo yaremye abamarayika, niyo yaremye buri kintu cyose kiriho, ari icyo tureba ari n'icyo tutareba.
ndetse by'umwihariko Imana niyo yaremye umuntu. Umva disi we, ntuzigere utekereza ngo ukomoka ku nguge, ariko niyo waba ukomoka ku nguge, nubwo ibyo atari ukuri rwose 100%, ariko abanyabwenge b'iyi si bo bibeshya ku bwenge nyabwenge, ntibemere ko umuntu yaremwe n'Imana, ahubwo bakavuga ko umuntu akomoka ku nguge. Ibyo ntabwo ari byo. Ubwenge nyabwenge nuko Imana yaremye umuntu, kandi Imana yaraturemye njyewe nawe binyuze muri Adamu na Eva. Nuko nguko Imana yaremye inyoko muntu yose. Ahari ushobora kuvuga ngo none se igitabo cy'Itangiriro ko cyabayeho kera cyane mu myaka myinshi, ubwo twebwe abo muri iyi minsi Imana yaba yaraturemye rwose. Yaraturemye binyuze muri Adamu. Erega Imana ibyo ikora biba bitunganye. Ni nayo mpamvu yaremye Adamu na Eva, muri bo ikabiremye inyoko muntu yose. Niho dukomoka. Ibyanditswe birahari byinshi cyane, ntabwo turi bujyemo uyu munsi wa none, ariko Imana nidufasha tuzabijyamo turebe inkomoko yacu y'abantu. Imana ni umuremyi wa byose, ndetse ni umuremyi w'umuntu. Urebye hano mu Itangiriro ubona neza uburyo Imana yaremye ibintu, ndetse na gahunda y'uburyo yagiye ibiremamo, ndetse wagera no mu gice cya mbere urabibona, yewe no mu gice cya kabiri urabibona uko Imana yaremye umuntu. Imana niyo muremyi wa byose. Ahari aya magambo ndimo kuyavuga nyasubiramo ukagira ngo ni ukuyavuga nyasubiramo gusa, ariko ntabwo ari cyo bishatse kuvuga, ahubwo nuko muri wowe ukwiriye kumenya ko iyi si ureba ntiyakabaye iriho. Wowe ubwawe wireba, nanjye ubwanjye, ndetse n'abantu bose, na buri kintu cyose ntabwo cyakabaye kiriho iyi Imana itaza kuba yaraturemye. Kimwe mu bintu dukwiye gushimira Imana nuko yaturemye, kandi tukayishimira uko yaturemye, uko nguko rwose. Shima Imana ko Imana yakuremye uri muremure. Shima Imana ko Imana yakuremye uri mugufi. Shima Imana ko Imana yakuremye uri inzobe. Shima Imana ko yakuremye wirabura. Shima Imana uko yakuremye. Byo nabyo binaniye benshi. Ntabwo bashima Imana nk'umuremyi wa byose, ntabwo bashima Imana uko yaremye byose n'uburyo yabiremye, ahubwo icyo abantu bakora bo uyu munsi wa none ni ishyano, bari kugerageza gukosora Imana. Ntabwo ari byo. Twari dukwiye gushima Imana uko yaturemye. Imana niyo muremyi wa byose. Ariko kandi hari ikindi ukwiriye kumenya, Imana niyo ishobora byose. Niyo ishobora byose. Imana niyo ishobora byose. Hari ibintu Allah adashoboye, hari ibintu ryangomba adashoboye, hari ibintu nyabingi atarebaho, hari ibintu Buda atashobora, hari ibintu ibigirwamana bidashoboye, ariko Imana nyamana irabishoboye. Imana ifite imbaraga zose. Yesaya igice cya 9 umurongo waho wa 6 ndagira ngo tuharebe, hari amazina. Yesaya igice cya 9 umurongo waho wa 6 ndagira ngo urebe disi we, cyangwa reka duhere wa 6, ariko ushatse waza guhera no kuwa mbere kugira ngo urebe neza uyu murongo wa 6. Uyu murongo urerekana ibintu byinshi, ariko reka mvuge bibiri. Kimwe cyo urerekana ko Yesu ari Imana. Yesu ni Imana. Icya kabiri werekana, ari nacyo ngira ngo turebeho, nuko Imana ishobora byose. Bibiliya iratubwira hano ku murongo wa 6 ngo gutegeka kwe n'amahoro bizagwirira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe, bitagira iherezo, kugira ngo bukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ariko se kubera iki umurongo uvuga gute? Reka dusome wa 5. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye. Iki ni icya mbere. Ubutware bwose ni ubw'Imana. Ngira ngo nk'uko nari maze kubivuga, icyo uri bubone nusoma aya magambo uri bubone ko Yesu ari Imana. None Bibiliya yavuze ngo ubutware buzaba ku bitugu bye. Mbese ubutware ni ubw'Imana. Hanyuma
hanyuma azitwa igitangaza. Igitangaza. Ukwiye kumenya ko Imana ari igitangaza. Ntabwo Imana ari iyo kugereranywa n'umuntu. Ntabwo Imana ari iyo kugereranywa n'ikindi cyaremwe icyo ari cyo cyose. Imana ni igitangaza. Iratangaje. Ni igitangaza. Umujyanama. Imana ni umujyanama. Reka nkubwire nshuti yanjye, ushobora kuba uvuga uti ese koko nakura hehe inama? Imana yakugira inama. Niba uri umugabo ukaba ukeneye inama za kigabo, koko Imana yakugira inama za kigabo. Uko wakunda umudamu wawe, uko wakunda abana bawe, uko warera abana bawe, uko wakubaka urugo rwawe, Imana yakugira inama. Niba uri umudamu ukaba ukeneye inama, Imana yakugira inama, kandi inama zayo ziranditse mu ijambo ryayo. Niba uri umwana, niba uri umusore, uwo waba uri we wese, Imana ni umujyanama ukomeye. Nanone Imana ikomeye. Ukwiye kumenya ko Imana nyamana yaremye isi n'ijuru ari Imana ikomeye. Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Ibi byose impamvu ituma mbisoma ni uko ukwiye kumenya neza Imana. Ukwiye kumenya ko Imana ari umwami w'amahoro. Ukwiye kumenya ko Imana ari igitangaza. Ukwiye kumenya ko Imana ifite ubutware bwose. Ukwiye kumenya ko Imana ari urukundo. Yohana wa mbere, mumbabarire, igice cyaho cya 4 umurongo wa 8. Yohana wa mbere igice cya 4 umurongo waho wa 8. Bibiliya irambwira ngo udakunda ntazi Imana, kuko Imana ari urukundo. Imana ni urukundo. Imana ni urukundo. Yewe twavuga byinshi tuvuga Imana iyo ariyo, ni byinshi cyane. Urutonde rwagenda rukarenga imipaka y'uru Rwanda, rukarenga imipaka ya Afurika, rugakomeza, kuko Imana ni igitangaza. Ariko kandi uko umenya Imana ntago bisigana no kumenya ubushake bwayo. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 15. Timoteyo wa mbere igice cya mbere umurongo wa 15. Niba yewe umaze kumenya Imana, cyangwa se urimo kumenya Imana, mu gihe urimo kuyimenya ukwiye kumenya ubushake bwayo. Muri iki gice Bibiliya iratubwira ngo, hano ku murongo wa 15 w'igice cya mbere cy'urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo, haratubwira ngo iri jambo ni iryo kwizerwa, rikwiriye kwemerwa rwose, yuko Kristo Yesu yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha, muri bo ni jyewe imbere. Ubushake bw'Imana. Kristo yazanywe mu isi no gukiza abanyabyaha. Kristo yaje ari ugushaka kw'Imana. Imana ishaka iki? Ishaka gukiza abanyabyaha. Barimo Sadoki, munyabyaha mubi cyane. Barimo nawe urimo kunyumva ukaba wemeranywa n'ijambo ry'Imana kuri umunyabyaha. Kristo yazanywe mu isi no gushaka kw'Imana. Imana yashakaga iki? Yashakaga gukiza umunyabyaha. Mana ushimwe ko ushaka gukiza abanyabyaha, ndetse ushimwe ko wakijije umunyabyaha Sadoki, ndetse n'abandi benshi. Barimo Pawulo warenganyaga itorero, barimo benshi cyane wagiye ukiza, bakoraga ibikorwa byo kukurwanya ku mugaragaro. Barimo n'abandi banyabyaha bakoraga ibyaha, ariko ukabakiza. Mana ushimwe ko ibyo wabikoze, kandi Imana ishimwe ko ubwo ari ubushake bwayo ku bantu bose. Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo waho wa 9. Petero wa kabiri igice cya 3 umurongo waho wa 9. Ni ubushake bw'Imana ko abantu bose bakizwa. Bibiliya iratubwira, Petero wa kabiri 3 umurongo wa 9, birambwira ngo umwami Imana ntitinze isezerano ryayo nk'uko bamwe batekereza yuko iritinza, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka, ahubwo ishaka ko bose bihana. Imana ishaka ko bose bihana. Kwihana ni uguhindukira ku bijyanye n'ibitekerezo, ku bijyanye n'aba turi bo, maze tukareba Imana. Guhindukira. Imana itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe warimbuka, ahubwo ishaka ko twese twihana. Ngiki cy'Imana igushakaho, ntabwo ishaka ko warimbuka. Imana yacu ishimwe cyane. Niyo mpamvu kuyimenya ari iby'ingenzi.
ni Imana ishaka ko utarimbuka. Haleluya! Ni Imana ishaka ko umunyabyaha atarimbuka. Ni Imana y'imbabazi, ni Imana y'urukundo, ni Imana y'ubuntu, ni Imana y'amahoro, ni Imana y'igitangaza, kuko ni Imana nziza. Ntabwo ihora abanyabyaha ibyaha byabo, ahubwo ibacira inzira yo kugira ngo tutarimbuka. Mana ushimwe yuko uducira inzira ngo tutarimbuka kandi turi abanyabyaha. None si iyo nzira ni iyihe? Iyo nzira ni iyihe? Mana yacu ishimwe, Imana yaduciriye inzira muri Kristo Yesu. Haleluya! Imana yazanye urukundo rwayo muri Kristo Yesu, irarudushyikiriza binyuze mu gitambo cya Yesu Kristo. Igihe yapfaga ku musaraba agahambwa, igihe cyagera nk'uko ijambo ry'Imana riri, akazuka. Ngurwo urukundo rw'Imana. Abaroma igice cya 5 umurongo waho wa 8, Bibiliya irambwira ngo Imana yerekanye urukundo rwayo idukunda ubwo Kristo yadupfiraga tukiri abanyabyaha. Kristo yaradupfiriye. Ngubwo uburyo Imana ishaka ko dukizwa. Ntabwo ishaka ko turimbuka, Imana ishaka ko dukizwa. Imana ishimwe cyane kuko idashaka kutumara, idashaka kuturimbura, ahubwo itwihanganira, idashaka ko hagira n'umwe urimbuka. Nyamara ibyo Buda ntiyabikora, nyamara ibyo Ara ntiyabikora, nyamara ibyo Nyabingi ntabwo yabikora, ibyo ngibyo Ryangombe ntabwo yabikora, amafaranga ntiyabikora, papa wawe ntiyabigukorera, mama wawe ntiyabigukorera. Ndagira ngo nkubwire ngo inshuti ntizabigukorera, abavandimwe ntabwo babigukorera. Imana yonyine niyo ishobora kugukiza. Uravuga uti kunkiza iki? Kugukiza urupfu rwa kabiri. Niyo yagukiza urupfu rwa kabiri. Ni nayo mpamvu ukwiriye guhitamo Imana. Umva nshuti, ukwiriye guhitamo Imana muri iki gitondo. Ahari wamaze gutera intambwe yo guhitamo Yesu nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe. Icyo ni kimwe. Hari ababijyaniranya bagahita bavuga bati guhitamo Yesu nk'umwami n'umucunguzi. Jewe ndabivangura disi we. Guhitamo Yesu nk'umucunguzi, icyo nicyo gikwiriye kubanza. Noneho kandi wamara kumuhitamo nk'umucunguzi, ugatera intambwe yo kumuhitamo nk'umwami wawe. Mwene magambo, akaba ari we uyobora ubuzima bwawe, akaba ari we utegeka mu bugingo bwawe, akaba ari we ufata imyanzuro yose yo mu buzima bwawe. N'ubu ukitegeka, ahubwo Kristo akaba ari we utegeka. Nguko kumuhitamo nk'umwami. Ariko se niba witegeka, wigenzura, wiyobora, ukora ibyo ushatse, ni gute wavuga yuko wahisemo Yesu cyangwa se wakiriye Yesu nk'umwami n'umucunguzi w'ubugingo bwawe? Wenda uretse ko nabyo mbikemanga, waba waramuhisemo nk'umucunguzi w'ubugingo bwawe, uretse ko hari n'ababikora by'urwererutso bazi ngo bari kurangiza umuhango, ngo kuko biri bivuga ngo Yesu niwe mucunguzi, reka mvuge ko Yesu mwakiriye nk'umucunguzi, ariko umutima wawe utari aho ngaho. Barahari babivuga ku munwa gusa, ariko mu mitima yabo batabyizera 100%. Hari abantu nzi bagiye bandika n'ibitabo rwose ndetse byinshi bavuga yuko udashobora kuvuga ko ukijijwe, yewe udashobora no kubyigisha. Nyamara Yesu ni umukiza. Yewe nabo barabivuga ngo Yesu ni umukiza, ariko abo ngabo akaba ari nabo batinyuka bakavuga ngo ntukwiye kwigera uvuga ko ukijijwe, cyangwa se ngo ubyigishe n'umuntu ko akwiye kuvuga ko akijijwe, mu gihe ibyanditswe byera bivuga ko ufite uwo mwana ari ufite ubwo bugingo. Udafite umwana w'Imana nta bugingo afite. Kandi ibyo ngibyo byatwandikiwe kugira ngo tumenye ko niba twizeye Yesu Kristo dufite ubugingo buhoraho. None ndagira ngo nkubaze, wowe urahitamo nde? Urahitamo Imana cyangwa urahitamo amafaranga, cyangwa urahitamo icyubahiro, cyangwa urahitamo idini, cyangwa urahitamo wowe ubwawe wiyobore, wigenge, wikorere? Mbese urahitamo iki? Yosuwa abwira Abisirayeli ati, uyu munsi nimwihitiremo, uyu munsi nimugume mu rungabangabo, uyu munsi nimwongere gushidikanya, uyu munsi nimwongere gutandaraza ngo mufate impande zombi, ahubwo mwihitiremwo
uwo muzakorera. Mwihitiremo uwo muzakorera. Niba mubona ko gukorera Uwiteka ari bibi, rwose pe muraba umudendezo. Niba mubona yuko Imana yaremye isi n'ijuru, Imana yaremye abamarayika, ikarema umwana w'umuntu, ikarema ibiriho byose, byaba ibyo twabonye n'ibyo tutarabona, iyo Mana yaberemye, Imana ikunda abanyabyaha kugeza aho itanga umwana wayo, kugeza ubwo yitanga kugira ngo iducungure. Iyo Mana ndetse ikavuga yeruye ko ubushake bwayo ari ugukiza umunyabyaha ngo adapfa atarimbuka, ahubwo Imana ubushake bwayo bukaba ari uko umuntu w'umunyabyaha mubi yabona ubugingo buhoraho. Ndagira ngo nkwibarize, niba iyo Mana ubona ari mbi, uyu munsi wa none wihitiremo Imana ukwiye gukorera. Niba ari Bayali, niba ari ibigirwamana, niba ari ako kantu waguze ufite mu nzu, niba ari ibyo bintu bipfuye bishushanije cyangwa bibajwe ufite, niba ari byo ukwiye kwizera, zo Mana zidatanga ubugingo, zo Mana zitagira imbabazi, zo Mana zidatanga amahoro, niba ari izo Mana, uyu munsi wa none wihitiremo. Nyamara wari ukwiye kumera nk'uko iki cyanditswe kivuga. Wari ukwiye kumera, kugira umutima nk'uwa Yosuwa, ukavuga uti jyewe ngomba gukorera Uwiteka, yewe ab'inzu yanjye nkwiye kubatoza no kubigisha gukorera Uwiteka, nkwiye guhitamo Imana. Yosuwa hano aravuga amagambo akomeye ku murongo wa 14 w'iki gice. Bibiliya iratubwira ngo nuko noneho mwubahe Uwiteka, mumukorere mu by'ukuri mutaryarya, kandi mukureho za mana ba sogokuruza banyu bakoreraga hakurya ya rwa ruzi no muri Egiputa, mujye mukorera Uwiteka, mujye mukorera Uwiteka. Dukwiye gukorera Uwiteka tutaryarya. Kandi hari abantu benshi muri iyi minsi ya none bavuga ngo nzakorera Uwiteka, ndakorera Uwiteka, ariko pe ari indyarya. Yesu yigeze gukoresha ijambo harimo kwigisha, haravuga ati bambaye impu z'intama nyamara imbere ni amasega aryana. Hari abantu benshi b'indyarya rwose pe bitwikiriye ijambo ngo ndi gukorera Imana, ndi gukora umurimo w'Imana, nyamara mu by'ukuri ari indyarya. Uyu munsi ndakubwira ngo reka dukorere Uwiteka tutaryarya. Nicyo Imana ishaka, kuko Imana ntabwo ari Imana ishukwa, ntabwo ari Imana babeshya, ntabwo ari Imana bongoshyosha. Oya, ni Imana idashobora kubeshya cyangwa se ngo ibeshywe. Niyabeshya nta n'uwayibeshya, kirazira, ntibishoboka. Reka dukorere Imana tutaryarya, dukureho ibyo byose bituma tutabona Imana. Niba ari idini, ntabwo idini nubwo waba urimazemo imyaka 50 ntabwo rikwiye kukubuza Imana disi we. Nguvuga ngo yo Imana koko nibivuga, inzira Imana ivuga ijya mu ijuru niyi, ariko kuko idini yambwiye gutya, dini yanjye ndayikunda ntabwo nayihemukira, dini yanjye ndayikunda ntabwo nayireka, reka nigumire gutya, bizaba uko byakabaye. Oya nshuti yanjye, ndakwinginga uyu munsi wa none hitamo Imana. Hitamo Imana, aba ari ukurikira, aba ari ukorera, aba ari uha ubugingo bwawe bwose nk'uko Yosuwa yabivuze. Ndagira ngo nkwereke icyanditswe kimwe, aba ari nacyo dusorezaho hano muri Yakobo igice cya mbere umurongo waho wa mbere. Mumbabarire, umurongo wa 21. Yakobo igice cya mbere umurongo wa 21. Bibiliya iratubwira ngo ubwo bimeze bityo mwiyambura imyanda yose n'ububi busaze, mwakirane ubugwaneza ijambo ryatewe muri mwe ribasha gukiza ubugingo bwanyu. Umva nshuti, niba Imana ari Imana koko, akirana ijambo ryayo ubugwaneza, iri jambo riterwe muri wowe, kuko iri jambo ribasha gukiza ubugingo bwawe. Mana icyama ibi bikaba mu mitima y'abateza amatwi kano kanya, bakakirana ijambo ryawe umutima w'ubugwaneza, kuko iri jambo rishobora gukiza ubugingo bwabo. I Calvary ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri?
wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, niwaburira imbabazi ku birenge.